wasamiye ndimo kubona nta minsi 3 ufite ku isi. Iyo miliyoni ufite mu rugo ni igitambo kikuraho urupfu wari ugiye gupfa. Iyo miliyoni yizane mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere. Urayifite? Okay. Ugomba kuyizana mu nzu y'Imana kugira ngo tugusengere dukureho urupfu. Kuko bitabaye ibyo Serikeye yinjiye mu rugo rw'iwawe, umugabo wawe arafakaye. Tuzana iyo miliyoni kugira ngo Imana igutabare gukureho urupfu. Buriya nanjye njya nerekwa. Naramereza ndavuga cyane sire ntiyangirira nabi. Ndamu. Bwa kabiri umwana we ari gukanda mu nuko ntabwo mwabonye mugenzi we Vestine afite intege nkeya bagiye kwa muganga kureba. Reka mbasuze kandi mbifuriza ikaze mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica kuri chaîne yacu ya Narena Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko muri amahoro aho mugiye muherereye mu bice bitandukanye. Murabizi rero twibanda ku makuru cyangwa se ku ngingo ziri kugenda zivugwa cyane cyane ku makuru ari kugenda abica bigacika, niyo tugenda twibandaho. Rero amakuru ari kugenda atugeraho muri aka kanya na yuko ngo Vestine na Dorcas murabizi ko mu minsi yashize bari bagiye muri Amerika kuba bakorerayo ibitaramo bigiye bitandukanye, ariko ubu ngubu bikaba ibintu bisa nkaho byakomeye, ibintu bikasa nkaho bikomeje kugorana kubera ko ngo Idris Drago umugabo wa Vestine akaba yabwiye muri Ndahabi Irene ko yamugarurira umugore. Ibyo bitaramo akaba bihagaritse kubera ko hari ikibazo gisa nkaho kitoroshye. Ni ikihe kibazo? Turaje turebe mu makuru yacu arambuye. Ayo niyo makuru turi kugenda tubona kuri aba bana bakunze kuririmba indirimbo za gospel. Hanyuma andi makuru ari kugenda atugeraho nayo umugabo witwa Emmanuel w'umupasteri cyangwa se w'umuhanuzi ukomeje kuba avugwa cyane mu bitangazamakuru bitandukanye cyane, dore ko cyane ko nabonye ko na polisi ndetse no kufatanya bwa RIB yaba yatawe muri yombi kubera ubuhanuzi yatangaje. Ubwo buhanuzi nubuhe nabwo turaje tuburebeho mu kanya. Ayo niyo makuru rero ari kugenda atugeraho, amakuru ari kugenda akwirakwira ahantu hose. Murakoze cyane rero, reka tugaruke ku makuru yacu kuri Dorcas ndetse na Vestine. Murabizi ko mu minsi yashize muri Ndahabi yari kumwe n'aba bana kuko niwe ubabereye manager abajyanye muri Canada. Hari abantu bari bamuherekeje, harimo abantu bositari bagiye batandukanye twagiye tubabona ku social media bagenda burira indege. Hanyuma rero ngo baje kugerayo bakomeje kugenda batwapudetinga baduhereza amafoto, ariko mu kugerayo bakoze ibitaramo. Hanyuma ngo iyo bakoze ibitaramo abana iyo bari ku ruhimbi bari imbere y'Imana barabyina barizihizwa cyane. Hanyuma rero bikaba byaraje ngo kuba byagira ingaruka kuri uyu Vestine. Ni inkuru twakomeje kugenda tubona hano kuri Bosco Empire avuga uburyo asa nkaho abasereza, ariko njyewe ntago nemeranywa nawe kubera ko mu bintu bimwe yagiye atangaza yagiye avuga ko ngo uyu Vestine yaba yaragiye mu bitaro ngo kubera ikibazo cy'ihungabana ry'inda yaba yarafite ngo y'amezi 3 ngo ishaka kuvamo. Sinzi aho yaba yakuye amakuru, ariko niko yabitangaje avuga ko icyo ngicyo kiri mu bintu ngo bishobora kuba byatuma Idris Drago yarahamagaye Irene muri Ndahabi amubwira ati umugore ndamushaka i Kigali, ntabwo nshaka gukomeza ibitaramo muri Canada kubera iyo mpamvu nyine yuko ngo yagiye mu bitaro. Muribuka ko ngo ubwo bari hariya Vestine ngo ku ijoro ryo kuwa gatandatu bishyira ku cyumweru, nuko yabivuze. Yavugaga ko ngo Dorcas ari we wari kuri stage wenyine, ni wari
iteraniro wenyine, bivugwa ko ngo Vestina yari ari mu bitaro ngo kubw'ikibazo cy'inda yari yagize, hanyuma ariyo kugira ngo yitabweho nyine ngo iyo nda itaza kuba yagira ikibazo ikavamo. Ibyo rero ngo byateye kuba Idriss Traoré yabwira Irene Murindahabi kuba ibitaramo bindi bisigaye yabihagarika, hanyuma ngo umugore wakagaruka i Kigali kugira ngo hatagira ikibazo. Hanyuma indi nkuru nakomeje kumva ngo imuvugwaho yavuzwe n'uyu mugabo ngo nuko ngo uyu Vestina mwabonye ko yakunze kugaragaza abwira muri umuntu we Dorcas amubwira ati sinshaka ko sinifuza ko washaka ukiri muto, sinifuza ko wazana umugabo ukiri muto, kubera ko rwose uramutse ubikoze bibaye ngombwa n'inkoni nayizana. Hanyuma ngo ibiri kugenda bivugwa bikekwa ngo nuko ngo atigeze agira umubiri utigeze siporo utigeze wakira neza, kuba nyine yarashatse kubera ko yashatse akiri muto, ngo yamara gushaka akiri muto agahura na Idriss Traoré akahita nyine amutera inda. Hanyuma ngo muri uko kumutera inda rero bikaba byaramugizeho effect zikomeye cyane ngo kubera ko yari akiri muto. Ariko ibyo sinabyemera kubera ko twabonye hari n'abana babyara bagifite imyaka 10 kandi uriya ntabwo yari umwana cyane ku buryo bambwira ngo ni umwana wo kuba atatwita. Ibyo rero ntabwo byo nabihaye agaciro, sinabihaye agaciro rwose habe namba. Icyo narebye cyo nuko icyo yavuze nuko ngo adashobora gukomeza ibitaramo kubera iki kibazo yaba yahuye nacyo. Andi makuru rero turi buze tuvugaho n'uyu mugabo bita Emmanuel w'umuvugabutumwa waba arimo avuga ubutumwa, arimo ahanura ubuhanuzi umeze nk'aho ari iterabwoba, abwira abantu kuzana amafaranga kugira ngo Imana igire ibyo ikuraho, Imana igire imfungo ivanaho. Ibyo akaba arimo ari byo akoresha, ko twagiye tubona utuvideo twe ducicikana ahantu hose avuga ngo zana ngo miliyoni, zana amafaranga udapfa. Ariko twajya gutubwira abantu ko ntabwo umuntu wese afite igeno Imana yamuteguriye. Ntabwo upfa kubera ko abantu babivuze, ntabwo upfa kubera ko utatanze amafaranga, ahubwo turabwira abantu ngo nave mu bujiji, bareke kuba abantu bagomeza kubatera ubwoba. Umwenda wari ukingije ahera wacitsemo kugira ngo buri muntu wese ahamagara Imana yibwire. Rero mwiterwa ubwoba. Uyu mugabo rero akaba yamaze gutabwa muri yombi na RIB, ndetse ku bufatanye bwa polisi na RIB bakaba bamaze kumuta muri yombi kubera ko ngo yakomeje kugenda atera abantu ubwoba, cyangwa se ari uburyo bwo gutwara utw'abandi ukoresheje nk'iterabwoba yakoreshaga, kuko yabwiraga abantu, yababwira ibintu by'ifu cyane. Iki rero cy'ubu buhanuzi buteye ubwoba bwo gutera abantu ubwoba, ndetse abaka n'ibyabo, ababwira ngo zana icyo urabona iki, zana icyo urabona iki, birimo kubeshya abantu. Ibyo ngibyo nibyo RIB yaba irimo imugenda imukurikiranaho, nkuko twakomeje kugenda tubibona. Amakuru rero twasanze cyangwa se turi kugenda dusanga kuri uyu mugabo nayo ngayo yuko akomeje kugenda agiye cyangwa se atwara utw'abandi akoresheje ubuhanuzi. Ibyo ngibyo bikaba ari byo nyamukuru byaba byatumye uyu mugabo afatwa. Amakuru yacu rero yarayo ngayo, nimukomeze mugubwe neza, turakomeza tugende tubashakishiriza andi makuru ari kugenda avugwa hirya no hino, nimukomeze kugubwa neza.